Hello? Yes, songa mbere uraza kwihangana cyane twe tugize akabazo k'ikoranabuhanga. Kandi noneho muri no mu nzira kame murumva ko network zigena zicikira. Ibyo koko ekipe ya APR FC yatakaje umukino wayo wibanze preliminary round first leg kabisa mu mukino bakinaga na ekipe ya Azam FC mu gihugu cya Tanzania. Ni imikino ya CAF Champions League kuri penalty imwe ya ekipe ya Azam basezera ekipe ya APR amanota 3 baratwara. Rutahizamu Toto Faisal yadivinze cyane umusifuzi nawe agira ngo niyo mugabo Jean Claude yamukozeho ubundi atanga penalty ekipe ya APR itakaza amanota 3 gutyo, ariko bakubwira ko ekipe ya Azam yari yabateguye mu buryo butandukanye na mbere yuko bagira ku kibuga haba mu bisi bari babateguriye bagomba kugendamo, haba mu byumba bya hotel nyine bagombaga kwa muri vestiaire aho bagombaga kwambarira nyine mu rwambaro, hari uburyo kingo babateguye bahatera ibyuka imeze ukuntu. Izo nkuru twazumvishe, ibyo ngibyo simbitindaho. Iyo ngisiyo inkuru niki inkuru nuko ngiye kwihamagarira umwe mu bafana bakomeye cyane ahagariye abandi bafana delegation abafana bagiye gushyika ikipe ya APR FC bamwita Songa Mbere kugira ngo twumve mu byukuri ese no mu bafana ibyo bintu babibonye cyangwa se bo hari impact byabagizeho cyangwa se hari ikintu hari uburi kibaho hotewemo nyine ibintu ngibyo ndagira ngo tumuhamagare Songa Mbere umwe mu bagabo bakomeye cyane muri ekipe ya Nyamukanda ajya mu kibuga kikarasa imitutu. Mukanya twavuganaga ambwira ko bari mu nzira, rero reka nongere muhamagaye numve ko baba byibuze bashyitse kugira ngo duhereze information zuzuye neza cyane kabisa. Teacher Stash Songa Mbere umeze ute? Ndi kukumva neza cyane kabisa ewana, uri live hano kabisa ku Shot TV ndetse no mukini match mwateguye mute n'urugendo rwa rumeze. Reka dutangire n'urugendo rwa rumeze gute ubundi mbere yuko mugera nyine hara mu gihugu cya Tanzania. Twabonye video mugaragaza ko mwahuye n'ikibazo kimanuka, nyuma y'ibyo bibazo urugendo rwa rumeze rute? Urugendo mu gihugu rwo twamaze gutegura kandi ruteguye neza kandi cyane abafana bariteguye. Nibwo twaje gufata bisi yavunaga Kigali igomba kutugeza ku isomo ry'amagora n'andi mabisi, ariko urugendo rwatubera uko haje kuzamo impanuka tubirenze urugendo gato. Haje kumanuka imodoka ya bisi yari dutwaye amatunda yaje guhura mashini ikabasha kubita bisi yandi kimwe yagitwara agira abakomerekamo, ariko nawe babasha kuhasiga ubuzima. Babasha gukomereka bari batatu, babiri bari bakomeretse cyane bikabije, ariko mpamya ko umwe yaratashye muri abo babiri, undi aracyari mu bitaro bamukoreye operasiyo yo ku bwonko, ariko twizeye neza ko azakira ko inkuru y'abaganga baduha ni uko ameze neza, operasiyo yagenze neza kandi bakaba bageze kazakira. Okay, ndumva ibyo ari sawa cyane. So mugeze mu gihugu cya Tanzania mwakiriwe mute? Kuko hari inkuru twumvishe bavuga ko abakinnyi mu byukuri bari bategura amabisi bashyizemo bapujemo ibintu chemicals ndetse n'icyumba cyo kwambariramo, ati bitari imeze neza cyane. Mwebwe kuri kote y'abafana hari impact byabagizeho? Nari nkubwiye hari inkuru twumvishe ko ekipe ya APR FC nubwo mu byukuri yatakaje umukino ariko na mbere yari yabanje gutegurwa, nkaho bari babateguriye amabisi bapujemo imyuka imeze ukuntu, ndetse ngewe no mu rwambariro ngo harimo umwuka utari mwiza cyane ushobora kuba bavuga ko abagerageje kuyihumeka ngo yabaciye intege. Ubwo ndavuga abagenzi bacu bari bagiyeyo, ndi kugerageza kubakotinga kuri report batangaga. Nahise ngira amatsiko ndavuga ni ese mwebwe nk'abafana mwebwe hari ikibazo kijyanye n'ubuzima mwaba mwaragiriye hara mu gihugu cya Tanzania? Igihugu twakigenzemo ni igihugu kinini cyane, twakigenzemo ibibazo twongeye guhura nabyo mu nzira kurinda tugezeyo. Twajya dufata amahoteli tuyabamo, ndetse mbere y'uko umukino wacu hari haje ko umukino wa Yanga na Vitaro twabashije kuwitabira, aho turawureba. Bukeye bwaho nibwo twagomba kwitabira umukino wacu. Ibyo rero warubuze ry'imiteguro wumva bizi ko amakipe ya Afurika akenshi
benshi ntabwo bakina umupira barabikora bakora ibintu by'abapagani ariko ntabwo byatwitayeho kuko icyo upfa kuba uzi ko ibyo bintu muri ayo makipe bibamo ukamenya uburyo byitwaramo nta ngaruka twe byatugezeho nayo kuko buri kipe urayitegura ukayitegura neza abafana nabo ku ruhande rwabo bari biteguye neza ndetse bafatanyije n'ikipe kugira ngo byibuze bigende neza n'ubwo ntabwo twavuga ngo ni ikindi kibazo ko ngira ngo umukino w'umwana ukurikiranye mwese bawurebaga twarawurebaga ntabwo byadungabanyije imbaraga kugira okay ubu ngubu ndi kumva amajwi asa nk'ari gucika ubu ngubu se muracyari muri Tanzania cyangwa se muri mu nzira muzi turacyari kure cyane ko twahagurutse mu gitondo mu rukera mu saa 10. Hello? Yes, songa mbere uraza kwihangana cyane twe tugize akabazo k'ikoranabuhanga. Yego, kubera ko n'ubundi nta network akazi kuba ziboneka muri izo nzira. Kandi noneho muri no mu nzira kame murumva ko network zigenda zicikira. Cyane so nandi ukubaza nyine n'ubundi kuri equipe ya APR n'ubundi mwagiye muherekeje mu gihugu cya Tanzania mu mikino ya CAF Champions League. Nana bihanganisha mvuga ni rwose mwihangane kuko mwakinnye umupira mwiza ariko nyine amahirwe niyo yabasekeye muranibwa ngiyo ndabihamya rwose rap night nayitegereje ngiyo nago najya kubeshya umuntu yigwishije pe so nyine narindi kukubaza ku kijyanye n'umuteguro twumvishe muri equipe nyine equipe ngo barayiteguye pe bagejeje kuyitegura nyine ko nibyabafata nabo basanga babigiye amayeri imodoka bahaye ngo bakazanga bagashakisha izindi ari kaperi baratwika koko ubwo mwebwe abo nk'abafara mwebwe nta impact byegeze yibageraho nicyo kintu nakubazaga nani bona kubaza ni mwebwe nk'abafana nta kibazo mwagize nkaho murara mu byumba mwari mwacumbitsemo ngo umusange ndabashizemo ariko se mwebwe ko mutari bujye mu kibuga bari kwa bashaka hiki akubwiye ngo umupira hano muri bihugu no kubona abantu babo baranakubwira bati rwose ntabwo ari umupira dukina tuko umupira wacu uri mu mafi ya bwishi bakabikwibwirira ibyo rero ko abanyagihugu baba babyibuka byose ikiguzi cyose byasaba uragitanga ukora ko nirwo rukundo rw'ikipe ubundi ntagira ikintu wayikipe usigira urukundo kandi kuyiha urukundo ni ukuyiha ibyawe ni ukuyiha ndetse n'imbaraga zawe ukazishyiraho okay ubu ngubu muzagera hano nko ku munsi nk'ejo mu gitondo ejo dushobora kugera Rusumo hafi mu masaha 5 cyangwa saa 6 ubwo no mu Kigali tuzagera hafi mu masaha 10 gutyo muhita mutegura nta match n'ubundi muzakiramo Intercell no kuvuga mufite akazi kabisa zakira iyo kipe kuwa gatandatu cyose tubirimo kandi nta kimwe cy'ikindi ntabwo urugendo rwabuza kwitegura kuko ibintu byaroroshye ngora ku ikoranabuhanga urategura ukaganira n'abantu ibyo bifanire nta kibazo niho tuyatuganira ko ndetse nabo tutari kumwe n'umufana si ikoranabuhanga ryarahageze ryo kuganira kuri Zoom ndikubwira ngo n'umufana iryo koranabuhanga ryarahageze musige muganira kuri Zoom meeting dushobora gukoresha WhatsApp nta nikanzemo dufite nyinshi duhuriraho twese izo rero tuziganiraho kandi tugategura uburyo bw'imifanire ntacyo biba bitwaye yego okay noneho gira nk'ubutumwa yenda uhereza nk'abafana bari bandi hano i Kigali urumva barababaye cyane bavuga ko rwose namwe mushobora kuba mwarateguwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi bikaba byabagiraho n'ingaruka bahumuriza reka mbaho ubutumwa mbabwira ni abakunzi ba APR abakunzi b'umupira w'amaguru ntihagire abacika intege ikipe yacu imeze neza ni ikipe ikina iremera cyane umukino mwiza kandi urabona ko nari numvise connection zitangiye gucika ariko turabyihangana ndumva muri mu rugendo nta kibazo icyambere nuko message iza gutambuka nari mbabwiye ngo ikintu cya mbere nabwira abakunzi ba APR cyangwa se n'abandi bakunzi b'umupira w'amaguru bagakuza ko APR yatsinda nababwira ngo
kuwa gatandatu twese kuri stade tuje n'ibifanisho byacu ndetse no murindi wacu tukaza tukayishyigikira kugira ngo yegukane intsinzi. nta kindi cyo nababwira kuko ikipe imeze neza, ikipe irakina neza, ikipe nibyo mwasabye umutoza yarabyubahirije. icyo basabwa gusa nk'abakunzi b'ikipe ni ukuza kwishyigikira nta kindi, kandi natwe turi mu nzira turimo turajya tubitegura, turi tayari, nta by'umunaniro, umunaniro uzaza nyuma y'azamu. Ese reka mpite nkwibariza nk'umuntu wari uri ku kibuga, murabizi ko ekipe ya APR abafana bamaze igihe bavuga ko umutoza adakinisha abanyamahanga, ngira ngo ngerageje gukoresha abanyamahanga bashobotse. Ese wabonye ekipe abanyamahanga mu by'ukuri barashoboye cyangwa se mwarenganyaga umutoza? Icyo kintu ntabwo twebwe kidufataho cyane, ariko muba muwureba nk'abafana kandi nimwe muvuga ngo banze gukinisha abanyamahanga. Wibishyira muri rusange kuko harimo babivuga gutyo, ariko burya iyo umuntu azi ibintu by'umupira, umutoza agomba kureba niba ubuzana n'abakinnyi umunsi ku wundi, afatanyije na staff, hari team manager bafatanyije, aba ari timu nini. Abo rero twe tubaha icyizere kuko atanabakinisha ntabwo twe twambwira ngo terura abangaba bashyiremo ni duruwaye, ahubwo twe icyo tureba ni imifanire yacu, tugafana ikipe ko n'ubundi ntabwo twahisemo abakinnyi, twahisemo ikipe rero tuyishyigikira, tugashyigikira n'abayo n'abatoza ndetse na komite bose tukabashyigikira, kandi nabo baba bareba ntega nabo ntabwo babanze kwishima, cyangwa ngo baba babanze gushimwa, cyangwa se kugira ngo niyo prime yaboneka, cyangwa no kugira ngo nabo ubwawe banezerwe ko nta muntu wanga intsinzi. Iyo umuntu afite intsinzi arayishimirwa, iyo umuntu afite intsinzi aba nawe azamuka, ubwo rero ntawe uba byanze, ahubwo nuko we aba abona ko ari byo biri ngombwa. Twebwe rero nk'uko yapanze ikipe kuwa gatandatu nta kintu byadutwaye ejo, nta kintu byadutwaye rwose, byatunejeje nta kibazo, kandi n'ibindi byose bijyanye n'uko aba yabonye ikipe niwe uba ukeneye kugira ngo adushimishe natwe tukanezerwa. Icyo twakora no kumushyigikira gusa. Ariko abareyo bari gukubitira agatoki ku kandi ngo Yanga yarabafannye cyane, ngo bazaba ari inyuma ya zamu. Ibyo ntabwo nababuza ku marangamutima yabo, ariko njye nakavuze ngo se iyo babanza byuze bagakira n'uruhu ariwo rwa Marine n'abandi, kuko no kuri Marine barabuze, ngo yenda nacyo cyatumye Marine bahagama cyane. Buri muntu wese yabanza akareba kuri kote ye mbere y'uko ubundi uri nawe ujya gupfundikira iby'ahandi azuze ibyo birangaye. Umuntu arabanza agapfundikira ibyo akabona kujya gupfundikira iby'ahandi birangaye. Ubwo rero iyo uzuze ibyawe birangaye ukajya gupfundikira iby'ahandi bakwita biri hanze. Niba bumva bemerewe kuzitwa iryo zina bazakomeze bitwa babiri hanze, ariko twakabanza tukareba ese ibyacu birapfundikira, ijambo rirakomeye, tubone kujya gupfundikira iby'ahandi. Ubwo rero nababwira ngo twebwe turi mu mikino mpuzamahanga, aho bari muri shampiyona, nubwo binigeze kumva hari abantu bavuga ngo inzira zabo ntabwo ngo shampiyona bayikoresha nk'inzira ijya mu matsinda, ariko burya amatsinda ntabwo ashakirwa mu kunganya na Marine, ahubwo bashakirwa mu ntsinzi, kandi ngira ngo barayibuze nta niyo banaheruka. Iya zamu barimo bavuga ngo ejo yadutsinze, ngira ngo yabakubitiye igitego kimwe aho ngaho i Kigali cyane, ngira ngo ibyo ngibyo bajya babyirengagiza. Twebwe rero byabaye no kuri penaliti, kandi nabyo ku maherere nabyo ibintu ubona bidafututse, ariko twebwe icyo tuzi ni uko turi tayari. naho ubundi nababwira ikintu baze buzuye stade bafane azamu, ubundi inshuti ya nuza barajyana nta kibazo bakubitane. Ariko sha ntabwo niko bigenda ubundi, ariko se bafatanye ugacira mu igunira rimwe ugakubitira hamwe. sana mugani Marine ihagamye umuntu nanjye mba mbona bimeze ukuntu. So reka nkurekure, ndumva n'urugendo rwabaye rurerure, mwifurize rwose mushyika amahoro. Murakoze cyane turabashimiye. Asante sana kabisa, Imana ibagenda imbere, umuhanda ni muremure. Murakoze kudushyira imbere y'Imana. Asante kabisa. Kandi akwemera uri inkotanyi cyane songa mbere.